Urwandiko rwanditswe na Yakobo. Igice cya mbere. Ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko. Yakobo imbata y'Imana n'Umwami Yesu Kristo ndabandikiye, mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye ndabatashye. Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mumenye ko kugerageza ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wabo, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yize ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja, ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa. Umeze atyo yo kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Mwene data w'umukene yishimire yuko afite isumbwe, naho umutunzi yishimire yuko acishijwe bugufi, kuko azashiraho nk'uburabyo bw'ibyatsi. Kuko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa, ryumisha ibyatsi uburabyo bwabyo bugahunguka, ubwiza bw'ishusho yabyo bukabura, uko niko umutunzi azumira mu nzira ze zose. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Umuntu niyoshwa gukora ibyaha, ye kuvuga ati, Imana niyinyoheje. Kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi, cyangwa nayo igira uyibyoheje, ahubwo umuntu wese yoshwa iyo akuruwe n'ibyo ararikeye bimushukashuka. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Nimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza n'Imana yose itunganye rwose, ibyo nibyo biva mu ijuru. Bimanuka bituruka kuri se w'imico udahinduka, cyangwa agire n'igice cyo guhinduka. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye, kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Ibyo kutihutira kuvuga n'amahirwe aterwa no kumvira. Nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga, kandi atinde kurakara, kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Ubwo bimeze bityo, mwiyambura imyanda yose n'ububi busaze, mwakirana ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ukumva ijambo gusa ntakore ibyaryo, ameze nk'umuntu urebeye mu maso ye mu ndorerwamo. Amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akibagirwa uko asa. Ariko uwitegeza amategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Umuntu yibwira ko ari umunyadini, nagenga ururimi rw'ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi.